tega amatwi njye nta hantu uziranye nawe urumva nta nubwo nshaka nta hantu tuziranye aho na hamwe bituvugana mayine nta nubwo ikuze ako noneho ndumwe ntago cyo nabivuze ati wasanga ari ahantu baziranye sanga barajyama cyese bafite indi bahuriraho bakakora baduhisha kuri kamera hano ntwitiye sinaryamanye nawe urumva tega amatwi wumve urumva uyu munsi no wanyuma nshobora guheberwa ku kazi nagiyo ntago bampemba urumva tega amatwi sincyakujyana nawe uko ntago nkuze urumva tega amatwi wumve ushobora gufata inzira ugataha nanjye nkajya mu kazi cyangwa gushaka byo ntago turajyana tugende baguhe ubundi urashaka kugenda kubita umushe wawe napfu ntago ngiye kubita umushe wawe napfu urukundo wowe man kagwarize ngo nk'umubyeyi wawe akubona sivyo ku myaka ufite imyaka mike cyane akubonye ibintu urimo ase abikoreje umusoro yambona atambona ngiye nta kindi ntabyo ndi gutekerezaho nta nibyo nitayeho ntabyo nitayeho icyo nagomba kumenya nakimenye byabaye mana yanjye wese cyakoza muransaje ibintu twe twafashe bijya kuri YouTube sivyo nyine bijyaho ndabizi papa wawe na mama wawe ndabizi ntago bashaje nubwo bashaje ntago byari cyane bashobora kubibona wabibonye wasobanura ngo iki ibintu se barabizi nasobanura barabizi nta nubwo ari ngombwa ko babimenya kandi dukomeze tugende hano bambwiye nimwazi nonce mujama bamukobwa ngo noneho byabaye intambara akunze bakigaye 250 gahunda noneho no kwirukanga nta mwanya wo kurondera umwanya dufite nta mwanya wo kurondera umwanya kirenge ku muriro nta gukuraho twagenze kuva kare tuzima 30 tiko turagenda ahana ndangiye ngo hari n'idishi imbere ya portail nahagana ngo bimeze nabi cameraman ngabariye wanzureke zoke turebe eka umukobwa yasaze noneho byabaye intambara do cameraman komeza urafata bigaragaza cameraman twa mukobwa byanya byasaze umuniga aramamagaye abakunzi bacu mutipa aramagara amugata umukobwa agiye yaje ankwamira ku gipango cameraman nese iwe ko nahamenye wowe uri muraza ujya he byagenze gute byagenze bite sibiki umva cameraman yanteye rwose ko nahimenye yiwe wa yanteye nagende muje tuje kubana none se ase bundi wowe uje gute wowe iwe ngiye nahimenye ndarahashatse ndahamenye wowe uje gute nta kibazo nateze tuje ku ruhande hangaha tuganire sibyo tuje ku ruhande hangaha tuganire iwe wahageze gute nageze gute se ubwo uje gute noneho nawe ubaye ikibazo mva man ngiye ndumva byagenze gute se njye nagiye kubona nibere nkibyuka mu gitondo mbona umukobwa yageze iwanje numva ndakeka ari wahamurangiye yewe gese narinda hasi noya ntago mbizi rwose ntago uzi ukuntu yageze nagiye kubona mu gitondo mbona ahageze mitegeka ari wahamurangiye rwose numvise umamagara urambwira ngo ngufashe ngo nzinda mukuru gipangu gera nk'umuntu banishakira inkuru je na kamera sibyo banganazanye kamera kandi bamengo sinyuzane byagenze gute njye nkuko nabikubwiye uyu mukobwa naguhamaye ngo umfashe kumukura hangaha yanteye mu gitondo cya kane ngo ntabwo kumenya nyine uburyo byagenze wenda n'uburyo hano njye nabyutse mu gitondo yihumura mu maso mbona umukobwa ahagaze wanjye ku muryango urumva ndabana ndukohereje arambwira nti horuzi ko ntazahamenya urumva bitamita kumwohereza ngo nagende urumva ibintu byanyu ntabwo mbizi niwe wamunteje ko no wamunteje kandi wamuje nawe ndakeka ari wamunteje ndikubona yicaye nari yicuye ikice wanamukubise oya nta kumukubita wungisha kana agende amviri wanjye ntago mukeneye wanjye niwe wamukubise byakwana nazo ko ndikubona yicurikira oya ntabyo kwicurikira kubera yuko niwe wamunteje nataye rwose nose cyagiye ko muna twasoje ikiganiro cyagiye twakoranye ko twazo ikiganiro muhita mujyana ntago mwakomejanye oya nawe ukakumanyije burya nashatse uburyo kimucikamo aragenda ashobora kuba yarankurikiye akamunyaho nta sita ngwino nyene ngwino tuyatumvikane ari kugenda kugira ngo ahite agaruka ndekana cyakagenda njye nashaka agenda Nisaka ngo simushaka iwanje. Nese ubundi ni wowe umuhamagaye ubundi. Nagushaka yo kaje iwanje rwose. Nese uje ujya ikintu ushaka sibyo nshaka kugira ngo wowe uje gukora iki? Kina mama genga kunyizi ugenda uvira iwanje ase noneho wowe wabona gutari bashe kukuba wa nese ubundi wampaye igisubizo nkagenda oya uyu no waduhuje agomba no kwiruka ukagenda nese wampaye igisubizo bikarangira wampaye igisubizo bikarangira igisubizo mfite wanteje noneho urazi sinzi none ntago oya byo kuvuga ntabwo ugenda ako umuntu ndebera asubiyeyo ntoya ntabwo mbibyo nyine wikomeza kujya kubangama asubiye wanje kandi ntabwo mbikene natahe rwose ntabwo mbikene nyine ibintu biciye mu mucyo ngiye nta mucyo bicamo no oya nyine akaranga transport oya ntabyo gwaga natahe byo kubangamira umuntu ntabwo ndi kumubangamira ariko nese ngundi mo ndamubangamira cyose urashaka kugenza gute ikibazo nami igisubizo nyacyo ami igisubizo ntacyo mfite nese ubundi wamenye gutanga
nese ko se ataye rwose washaka kumenya ahantu umuntu atuye ndashaka ukahayoberwa kumenya nabwo uburyo wamenye njye narahashatse ndahamenya washatse nyine bikomeza kugenda ntabwo ari byiza kugenda guforosa ibintu bitari ntabwo ari uguforosa ariko ntabwo ari uguforosa uko washaka kujya kwinjira mu gipangu ataguha uburenganzira nyine we nampa igisubizo ariko se umuntu arakubwira ngo imyaka ibiri hasi imyaka ibiri uko uyumva ntabwo kuranya ibintu ariko ndakubwira sibyo tuza tuganire na asita tuza gute nawe nyine umwumve numwumve sente mwumve ntadashaka no kumva izi ntambara zose no wazitangije nate ntago umukeneye iwawe nta ntambara natangije konzi bakira tufite ndabona rero ibintu by'abantu ugiye gukora kwirambana ibibazo sister uri kubangana mwese yampaye igisubizo ushaka iki gisubizo nyine namwe ubundi bino bintu muba muri ngo nibiki hagiye muba nawe rero ubundi nawe uri kunsaza nta nubwo uzi n'ibyari byo mbabarira undeke pe ubundi noneho ntangiye no kwicuza n'impamvu nawe naguhama ikintu ndi gushaka jewe sivyo niba ari gipanga abantu sivyo ntago ari ikibazo oya ariko none se bazo nyumve ndimo ndakubona ntago ari iwe ntago yubatse inzu hano sivyo nyine ndimo ndabyumva kujya kubangamira abantu turanye nta bantu barimo anamagaye muri mu urusaku se rw'iki kariho asundi izarangira ryari nese wamuye igisubizo bikarangira basireka twumvikane nanjye reka twumvikane nanjye kameramana nabaretse rwose umva nambabarire pe kameramana ngwino nampa igisubizo birangira basi wanyumvise ndimo ndakumva bro nawe ugiye ku bandi nagene mumvikane agaranga twumvikane umva nyine turimo turumvikana pe ariko nampa igisubizo ngende mbizi ku myaka ufite sivyo ubona ufite imyaka kujya gukina kwibara ku bantu batagushaka ntago ari ukumwihoma ikibazo nuko atari kumpa igisubizo ese igisubizo kigwa par force ni ku ngufu ntago ari force sivyo nampa igisubizo ibintu byo kuvuga ngo imyaka ibiri wowe wayiguha agwakaniye urundo bwagwenga ntibikunda byo ntibikunda nyine nabimbwire mbimenye gihe ikintu nshaka kumenya nende umuntu wakuyoboye ahangaha arahakoza njyewe nahiyoboye ibyo bahanyoboye nako mwibimbaza sibyo ibyo bahanyoboye mwibimbaza njyewe nahiyoboye ndahamenya hari ikindi paka mpamenya wavuye mu rugo ufashe uwe mwanzuro navuye mu rugo mfashe umwanzuro yuko Kigali ndayizenguruka n'amaguru mpaka amenya ahantu tu nyuma umaze kuhamenya nahamenya nyine naje nahamusanze nyine ntuhabe ntahomva da kari gaho wasanga nyine wafashe umwanzuro gutaha umwanzuro nawe ufashe ntahomba paka reka nkwibarize sivyo kakubarize nk'umubyeyi wawe akubona sivyo ku myaka ufite imyaka mike cyane akubonye ibintu urimo abikoresha umusobanuro yambona atambona njye nta kindi ntabyo ndi gutekerezaho nta nibyo nitayeho ntabyo nitayeho icyo nagomba kumenya nakimenye byabaye mana yanjye we icyo koza muransaje ibintu twe twafashe bijya kuri YouTube sivyo nyine bijyaho ndabizi papa wawe na mama wawe ndabizi ntago bashaje nubwo bashaje ntago byari cyane bashobora kubibona wabibonye wasobanura nguki nasobanura barabizi nta nubwo ari ngombwa ko babimenya kandi niyo banabimenya bazabinsobanuze nyuma nzabasobanurira kuko wari uri mu rukundo basi wamuhaye amahoro basi igihe mu mwanya nkazamuganiriza nkamubwira wenda oya shamani ariko ikintu nkeneye ni igisubizo kandi ndakeka igisubizo ntabwo kigora natakwemera se ko winjira mu nzu yiwe nansubize nta kibazo ansubize abishaka nyine nakubwira ngo hoya simushaka ntanagahunda afite nawe uremera duha amahoro uva ahangaha mani njyewe ibyo ntabwo ndi kubyumva ubundi se wowe urimo urabimbwira wowe ubundi uri kubimbwira uze ari bumubwire ngo iki nawe noneho nawe amakuru kandi wabizi ko mbere kugira ngo ure n'aya majama witabajegewe sibyo ni wowe nyine ariko byararangiye ko n'ibindi nabigukorera byararangiye nyine ucyo washaka gukora kugira ngo ubone twarahuye byararangiye iwe nahamenye byabaye byarangiye sibyo bro ngwino kwanza nawe ngiye ikintu mwibariza ntabwo ngiye mbyumva nakubwiye ngo uyu ntabwo mushaki wanjye oya tuza amana ntabwo ngiye mushaki wanjye kuki usakuza nyine wisakuza tuje nese yatuje hari abantu bibereye mu bipango byabo sivyo bibereye mu byabo oya no natewe rega watewe n'iki ase uzi kuvuga ngo watewe ukagira ngo ni nka leta yazira gutera oya byo ngo umuntu umwe wenyine twaganiriye byo twaganira kwa byombi ndi kwibaza umuntu umwe wenyine niwe waguteye atumuhamagara abanyamakuru iki ibintu byose birabirakara ariko aramaye umwanya turaganira ese baye gutaganga waruhagaze umva nako simbi nyene ndamuganiriza birakunda byose byo okay ngamuganiriza aganga amane twumvikana siko bikunda rwose ibintu kumbana nyumva nyene nyumva cyambere no kumvikana sivyo byo mirakumvikana ko ibintu byandura yakubangamira kubyumva sivyo ariko uri umuntu ugomba kwihanganira ibindi bintu byose bigushikiye sivyo ikintu nshaka gikano kanya sivyo
basi ugira ijambo mubwira rituma wenda we yagira iki yagwa amahoro. Ijambo nge mubwira ni iryo kuva yavana wanjye kagenda yante yambuje amahoro pe. Ase no kubije amahoro gute ntitwarwaye wamfashije umbo akavanga none ngera kwamba kujya mumfashe ngavanga nushaka kutwunga mu buye buryo nicyo nshaka none mwese mwumvikana ndikubona nje ibi bintu nje ntazi pe ase basi ase ko cyutanyumva oya muntu cyanda ibintu byanyu rero kamera matwi n'ubundi inzanye nayifunze ntakikomeza ugiye ntaki okay nari ntago uri bunsiga ntago nsiga ubuki turajya wanyishyuye umuntu kwe arashaka mureka agende saje ntabwo washaka kwinjira musinga ikeneye gukingura okay yafunze nyine inzu ye birumvikana biranembe ngenda ndagukurikira nyine protein yago ndamukurikira turajya kamerama gendana natwe paka hano hose bari buki ariko umuntu wamugishije ko kare wamuneje none se umuntu wamuneje wamugishije reka nkubaze nari bahujya turajyana sinzi washaka kwinjira kinzu nayigusigiye umva turajyana nta tugende ntabwo umuntu wamugishije kare wamuneje gucika tugende nyana ko washaka kumva umva turagenda ariko kamerama tugende none siri kunjyana mu rugo iwawe kandi utahari ntabwo turajyana ko mbona no yajaje navuze ngo sibasi mu agafunguzo wagiye kiki no nabyo nkuko namusanze inyuma y'urugi ntabwo mba arguma inyuma urumva ariko reka nkubwire sibyo reka ngiye nkubwire reka nkubwire portail irafunguye nasubire wagiye subira rya wigumire none ndagera nicaye inyuma ya portail wunje kureba yagiye mbizi kereka mbaye ntabizi ko wagiye ukomeze ugiye nangira kandi ntago ibintu bijyane mu ndukara wabindeje ndavuze ntago nsigari ntaga gusiga kanikomereza igihugu aho ujya turajyana kugira ngo abantu mutaza kwiteza abantu manje uvuga ngaho birangiye ntago ari kwiteza abantu nimba we abishaka kwiteza abantu nabiteze none igihe naje ndabiteza ndi basi barakunjiza wajuje utahe nampa igisubizo birangiye akishaka ni igisubizo kandi igisubizo kugira ngo ndagukunda ari none mukunda mwiki abanga ndagukunda bahita ubyemera none ngeze icyo nshaka umva njyewe nampa igisubizo nambwire ka nkunda igisubizo ntabwo bishoboka komeza igihe umva nje njye maze iminsi ndi guhura n'abantu ngo mbwira ko nkunda ngo ndongora ngo gira ibiki ibyo niyo maze iminsi ndi nabimbwire nyine ka nkunda mbana yanjye ibintu akoshobora mara ushaka ufite umuti oya nagende we nta by'imiti umukobwa n'umwana mwiza oya njyewe mwana reba igihe nahereye mwinginga ndakunda ibintu ukuzanamo ntabwo nzi ibyo ari byo oya barajya umubwira wagiye ufite dawa nta dawa ahubwo njyewe rero nta gahunda mfite kujya mu rukundo ariko kuva kera wambaye nanjye mani ukadawa uburyo wanemo ndi kujya no ukankurikira ntabwo nzi ibyo ari byo noneho simbizi noneho nanjye nimba naragusariye ariko ntabwo nzi ese wamuretse akigendera mu kazi agenda ajya hese ko habonye ntazo wakweretse ko niba undi wakweretse nahamenye ntabwo waba uri hano rega mu Rwanda ngo uberwe urugo rwa runaka subiraho ugende n'igindi oya mani mutaza kujya muhanda kwiteza abantu bikamuze kuvanga habirangiye nagende niba bishaka ko nukagiye mu kazi wamuretse akigendera mu kazi se akazi si biki turagenda turagakorana n'ibyo akora nabyo narabimenye nta kibazo niba akora ikiyede arafata ibintu mfatiriye nabyo narabimenye baramugenzuye kabisa ngo nibyo akora naje kumenya nasanze yuko nyine nundi turajyana ndagenda nje cyo kuri kungana noneho ngo nsubire ruguru ndasubira ruguru se kugerayo iwanyu ntiwabonye nahabonye sitagenda nguye nkusize hano paka mujyanye mundu wambabariye kuko ukamunyiza koko ntabwo ndi bugende nkusize sibyo basi wambari umuntu ukamunyiza undamujyana he mu kazi noneho ndamujyana he noneho reka nkwereke sibyo ariko se ikintu icyo kintu n'icyo kandi cyo ngiye kuruca sibyo wowe nyizera sibyo kugira ngo tuke kwiteza abantu sibyo ntabwo ngende bukwizere kuko sinange waguhamagaye ntabwo naguhamagaye nta mpamvu ko abantu bakubona kuri kamera ndagira ngo akunyize ariko wananiye nyine gereka nkwibarize okay kereka wenda niba ari bunyikorere naho ubundi kumva nanaho ntibishoboka reka nkwibarize imagine umukobwa nkawe sibyo abantu buri munsi bakubona kuri kamera ari kuri ingingo umuntu uramukunda bike n'ibiki hani soni biguteye ntago njyewe ntago ari itegeko mukizeho ikintu nkeneye ni igisubizo nabo kandi ari nkabo banyumva ari nkabo bibayeho
ako ashobora kuba hari umuti wenda yaguhaye simbizi sinshaka no kubimenya icyo nyene ni igisubizo ntayo utsinze ngo nigatumwa ruri nigatumwa ntabwo uzi umuntu wamuntumyeho ntabwo gende kubyemera ni bamuntumyeho ntabwo uzima umuntu kubyemera reka tume nkabiganirira ntabwo umukobwa ari umwana w'ukuri yahora kuhera kwa mbere akwirukanka ageza kundi wa mbere umva ntabwo ngiye ukuntu umuntu ndamuhamagara ubwo duherukana yarambwiye ngo uzampamagare nzakwitaba ndahamagara ntanyitaba ndamwandikira message kuri SMS kuri WhatsApp azisiba ataranazisoma nese ibyo ni ibiki nibyo twasezeranye se azisiba ataranazisoma akonze wacu ndabona rero ntabwo ibintu byumvikana nafata inzira agenda rwose igisubizo ni iki aguha agafunguzo basugende wicaye mu rugo urabyemera agafunguzo ashobora kugenda nagaruke turajyana wangije uwo muntu kuko ari wamuntu turajyana hari ikindi gikora kubabuza gusa muha agafunguzo yenda bayicaye oya nta byipfunguzo nagera icyari mu magete y'abantu bazata akiza mbere yinjiye mu gipangu wamagaye mubwira ngo amene nawe ngo yinjiye mu gipangu yateze akavuyo yateje akavuyo abantu bose barasohoka bamusigamo ari umuntu kugeza n'ubu ariko mu cyane hose ngiye ntabwo turajyana igisubizo uratsimba namumva uwumwe bamuhunze kubera akavuyo ke no kugeza n'ubwo aracyamurikirana yashakaga ngarashaka kwinjira mu nzu kandi yazanye n'ibintu byose ntabwo ari butaye yazanye ibintu byose ntabwo ntaha ndi kamerama niko byafashe indi ntera kanyumvira nawe mundi nyumvira ese yigeze ajyamana nawe yigeze agutera inda gute se umugabo ntabwo yanteye ntabwo twaryamanye ndamukunda tugomba kubana kibi ni ikiza none uko ibi bintu abantu niba mu minsi ngahe n'abantu babiri muye nabo bakunze bakigaye tufite ibintu mutekereze neza n'abantu babiri muye nawe bariko bariboha ku bahungu ko paka babanye ibi bintu tubyita iki cyanze ni kuko murundi ni viziyo turimo ni iki nuko mwaka ugiye gutangira babaye babiri muye nabo mubitekereze neza ntabwo ncika nganyumvira ese sita ikintu ikibazo nabonye kubaza ababyeyi bawe nk'ingo bari kurabona kuri bohera ku muntu ntabwo urasaza ngo urazange ngo kwiye ababyeyi banje ibyo ngibyo by'ababyeyi wibizanamo winabimbaza bireke ibi ni ibiziriko bari kunzika mu ijosi okay ahubwo nta kuntu twajya mu kazi se nimba ugiye mu kazi nganyumvira kweli wowe ufite ikibazo cyo kujya mu kazi warisakajya gufasha akazi uvuze niba ari umwana n'umuboss aranyirukana kubera iki uyu mukobwa ntazano yaturutse niba ufite ikibazo cyo kujya mu kazi nta kuntu twajya imbere tukajya mu kazi reka twanarize sibyo uri kutubesha uri kuramuhunga ntabwo ugiye mu kazi ugiye mu kazi wambara ikambambiri ubundi wamugana nganyumvira kweli uramuvugisha kuri samu urabinyibukiza agiye erega yananzubaje mu byananzubaje kweli ntabwo arweze ko wambaye ikambambiri mana kweli umuntu wamfashe umuntu akava nkajya mu kazi reka mbabwire mani yaretse kwigira nabi n'ubundi rwose oke noneho mubwira ijambo ikintu ushaka ko ukora kindi ikintu nshaka ntabwo ari ukumwibohaho njye sinanabyemera ibyo byo kwiboha simbyemera njyewe mpigisubizo kandi mpigisubizo njye noneho reka twiganire nk'abantu bakuru sibyo kugira ngo utekereze kuvuga ngo reka nzane ibintu byose genzi wiwe nta hantu mutigeze mujyamana sinzi yabanze unyumve wiciramo mutigeze mujyamana mutigeze mukundana nta n'ikindi kigeze kibahuza ukavuga ngo ugiye ngomba kuza n'ibintu byanjye byose ngo kwameye wiwe mubaye babiri muye nabo kuri Kigali 250 hoya sinzi nimba yarandoze nimba yaragize ate simbizi ndaryama sinsinzira mana nge n'akazi karananiye ubu kazi baranyirukanye kubera kwirirwa ntekereza ameze umva ibyo nkora nge arikorera ku giti cyewe ntago nikorera akorera make nibyo ntago mbiza ko make nigende mu kazi umva nge kintu nkeneye kuki basi utabanje uvuga ati reka manze namubaze neza basi numve ko wenda yabyemeye nimba muhamagara ntiyitabe nkamwandikira ntansubize nako bamubaza iki se kumubariza hehe nkawe aba yaragutenda wenda mwarabyaranye ufite umwana wiwe nibiki wamukora utangiye kumukorera ibintu nk'ibi umuntu mutigera munavugana umuntu mutanavuga ari ibintu uko yamukorera iki namukorera nta kintu namukorera ariko icyo nzi sha usibye ko nyine ngewe reka ngende wamuzana ukamutirika ku muryango ubwate basi mumfasha oya nago umwana wanjye ntago nabikora umwana wanjye tuza nta kibazo mani biraza kurangira ndi gukererwa akazi oya ntugire ikibazo muri wowe akazi karaza gukorwa nta akazi karakomeza akazi kari gukorwe cyane ufite n'ikibazo cy'akazi nakubwiye ngo tugende tujye mu kazi ukamufasha nkamufashe kweri wamfashe nk'iviranga basi musigarana igende musigarana basi sige twiganira agenda mu kazi agenda ajya hehe se erega ubundi kari we waguhamagaye n'ijya waguhamagaye nyine reka agende mu kazi sige twiganira icyo nari gushaka no kutajya kwiteza abantu mu kazi wanyu reka uvanga byarangiye naho ndamukurikiraho naho nahamenye naho ndamukurikiraho
ntago navyemera mugomba kuvanga mwavyumvikanye byabo naho ndamukurikirayo ntago ari bunci umukobwa rwose ni Saitwani yamunteje nyumva sivyo uriko urajya mu kazi ndimo ndajya mu kazi nuzuye uca kujya mu kazi wambaye kandi umvira nk'ibyo ndimo ndabyibagirwa buri kanya nazubaye urumva ntabyo zubara erega niwe uri kwizubaza base nyene nyumva kano kanya nujya mu kazi uyu mukobwa ndikubona ibintu byabaye danje sivyo nagukurikira mukajya mu kazi kwa boss wawe bino bintu biratuma utagaciro mu kazi sivyo basi ihangane wedo no munsi boss wawe uzamusobanurire ubandine ibintu bizo biva mu nyene mu kazi cyaze wakoze kuza ni ihangane no munsi tugumane nawe wiforce ndakubona ntabwo ndi kubiforce ariko nyumva basi ihangane wedo no munsi mu kazi uzabisobanure ariko ubanze ukimure bino bibazo kuko nagukurikira no bibazo ibintu bitari gushoboka hano ntabwo mbasha kubyumvisha bitari gushoboka ntabwo numva ibintu utari kumva naye sinumva pe twese ntabwo turi kumva ubundi reka ngende igendera ubundi wamugani ko mbona twese tutari kumva ubundi bimeze bite ntabwo ugenda ariko ntabwo bakunze bakigara tufite ibintu ugenda bikora gute ntabwo wansi umva mbabari ako rero reka je tuganire sivyo kaje tuganire muganga tuganire nuko je ndiko ndaza nuko muri ko muranca mu bintu byanyu wenda yego ndi umunyamakuru je nishakira n'amakuru sivyo ariko mufite ikintu muriyo nta umukobwa yakifata gave mu rugo azabwa ati nago ncika nago mva ngaha nta kintu mwahuriyeho ushaka gusanga umukobwa mwararyamana nta byabaye usanga mwararyamana bakunze bakigali 250 nawe abantu umuntu ubona nkanjye muri comment abyandike ushaka kuba mwararyamana ko murabiduhisha ibyo byo kuryamana si umva ntabyo mwina bitubaza ariko ntago ndi kubasha kubyemera jewe nta muntu wakiboheraho ko nguko nta kibazo kindi bafitanye ahajya ajye iwe ajye mu kazi ajye mu nshuti ze bose naramenye ntaga ncika n'inshuti ze bose bazimenye nazi wanjye se nazi wawe se wonda hayobewe naho nunimuka naho ndahamenya ntaga ari buncika ntago cameraman twigendere se tubareke ntago ncika twigendere cameraman tubareke okay tugende ku kazi kunze bakigali 250 ibi bintu rero ndi kubona intambara z'abakobwa n'abahungu niko nazarabaye intambara noneho haje nk'ibyo gukenera gukundana ku ngufu sibyo nta byo gusohoka none se wabyemeye se ko mu kazi ugiye kugira wabyemeye ko mu kazi ugiye gusaba ikonje nje basi nagenda natakuka none se ndabizi se ngewe cameraman twigendere mandi kubona bino bintu ntago twazabishobora twebwe abo byabusha muhora muzi ase basi none ntabwo wazaza muri weekend itabazi weekend iki ko tugumana turaguma tukwa kangahe navuze ngo turagumana wibimbaza sakwemereze kuzaza weekend ntago ndi bubyemere turagumana basi kandi nkajya mu kazi turagumana bro icyo ndi kubona mani bakunzi ba Kigali 250 namwe tubwire ikintu cyaguhanga icyo ndi kubona mu kazi wenda uno munsi wirengagize mu kazi nibugiye mu kazi ndoya mu kazi mu we buryo nese sumbwiye kugiye mu kazi no usanzwe ukorayo mugiye gukorana nakubwiye ko nakazi ndi bukagufasha ase none se wanga gufasha cameraman ko twigendanire nabo bakamakuru tuyabonye umva ntago base nkora iki nguyi iki kugira ngo yego nakubwiye ko amafaranga ntawe nkeneye nta mafaranga yewe nkeneye ntabwo ari amafaranga yewe nkeneye we naze tugenda niwe nkeneye basi nakwemera ntabwo waza muri weekend itaha nkajya mu kazi nta weekend nshaka nyene impamvu ari kuvuga ngo weekend itaha wenda nta weekend nshaka numvishe ngo ibintu byose ngo wajubizanye sivyo kandi gutungura umuntu nako hari nabizanye nyine ihangane basi iyo weekend uzagaruke weekend ihangane ibintu byanjye mbisige muri weekend nzagaruka ndabikubikira uzaze muri weekend itaha basi nabyo nshaka ese ubundi yazanye iki nibiki nibyo kuryama ibintu byose yabizanye nimutse ndavuze ngo nimutse ntago ncika ibintu byanyu rero nganyumvira yaje yimutse ndabigirana gaze imyenda byose biri basi agwaye urufunguzo akakureka ukigira mu nzu ikibazo kugenda nazanaga ntabyo nshaka azajya aza gusura nibyo bintu nshaka tubisige ikibazo kwiri niwe ushaka nibyo bashaka ibintu bitwara shaka ibintu biri nk'umuti bitari nk'umuti nabwo ushobora kuba hari ikindi kintu kibahuje ariko nyamara tuzakimenya tuzabamenya nta kibazo muzabimenya reka tuvuge ko muzabimenya ariko aka kanya ntabyo muri bumenye nyine naze cameraman ibintu tuzabimenya oya wese ubira bimubwira ikintu cya mbere ugomba kumva iki giki tega amatwi ko ndamujyemo nta hantu uziranye nawe urumva nta nubwo nshaka nta hantu tuziranye nta hantu
tuvugana amahina nta n'ubikuzi ako noneho ndumye ntabwo cyane nabivuze ati wasanga ari abantu baziranye sanga bararyamanye se bafite indi bahuriraho bakakora biduhisha kuri kamera hano ntwitiye sinaryamanye nawe urumva tega amatwi wumve urumva uyu munsi no wanyuma nshobora guhemerwa ku kazi nagiyo ntago bampemba urumva tega amatwi sincyakubwira nawe uko ntago nkuzi urumva tega amatwi wumve ushobora gufata inzira ugataha nanjye nkajya mu kazi cyane gushaka kubyo ntago turajyana tugende baguhe ubundi urashaka kugera ku bitu mushye abantu napfu ntago ngiye no bitu mushye abantu napfu urubundi wowe man man kamwereke urumva ngiye kabanza nkwereke urundi gende ku bitu mushye abantu napfu nta mukobwa ugikora urumva tega amatwi mumbwire turajyana reka man ku bitu ibyo nta muntu ukubita umukobwa kamera makuru kamera man n'umukoreho bro ni ukuri andi makosa yose sibyo uko andi makosa sibyo nubikora ibyo umukubita umuzize iki turi bujyane ibyo ashaka byose kamera mavanaho kamera nta muntu ukubita umukobwa kamera mavanaho kamera